Yesu ashimwe cyane bakunzi ba Cyubugingo TV, nongeye kwishimira kuba hano ndetse nkabana namwe. Reka nizere yuko namwe muri kumwe nanjye. Rero njyewe nitwa Ishimwe Emmanuel, nk'uko abo tubana tumaze kubimenyerana, tukaba tubana hano kuri channel ya Cyubugingo TV, aho tubagizaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Rero reka nizere yuko muri amahoro, mumeze neza, ndetse n'abatameze neza reka mbabwire ngo mukomeze kwihangana. Inzira unyuramo Imana irazizi, uyiringire, uyizere kandi uyihanga amaso. Rero ndabasaba gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugera ku bantu benshi, ndetse mushyigikire n'uyu murimo. Rero kanizere ko wowe wamaze gukora subscribe ubasha gusharinga ku nshuti zawe. Rero uno munsi wa none tugiye kumva ikiganiro gikomeye cyangwa se ubuhanuzi bwatanzwe n'uyu mumama. Tugenda twumva kenshi iby'Imana yagiye ivugana natwe ku gihugu cyacu, ku Rwanda n'abanyarwanda. Gusa Imana ishaka nuko abantu bihana bakava mu byaha, abantu bakareka ibyaha, abantu bagakurikira inzira nziza y'ubugingo, inzira yo kwera, kubera yuko iyo bayikurikiye birinda ibyaha ndetse bagaca mu nzira zitunganye. Rero reka ngusabe kuba hano wumve ubuhamya bw'uyu mama witwa Liberata. Ndizera ko hari icyo buraza kugufasha kandi buraza kukubaka, ndetse bukakwereka n'inzira ukwiriye gucamo, inzira yitwa kwera no kwirinda. Imana ibahereze umugisha. Murakoze kutwakira. Ndagira ngo tubanze dushime Imana kubwo yemeye ko tugera hano. Uwiteka Imana ishobora byose kandi igira neza, ndagushimye kuko uri Imana ikomeye, igira neza, uri Imana idukunda, uri Imana yaturemye mu ishusho yayo, kandi n'ukuri ntushaka ko umuntu uwo ari we wese apfaho gushaka ko yakwihana ibyaha. Uwiteka Imana, nkigera hano imbere yawe, Uwiteka wampaye ubutumwa kugira ngo mbugeze ku banyarwanda bose. Aka kanya rero Uwiteka Nyiringabo, ndahageze kugira ngo nsohoze umurimo wampaye wo kubwira abanyarwanda ubutumwa bwawe wampaye kubagezaho. Ndagushimye, ndaguhimbaje kuko unyemereye aka kanya, uyu mwanya. Reka nkubere mikoro ubwira ubwoko bwawe ubutumwa bwawe ushaka kubabwira. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka Imana yampaye ubutumwa bwo kubwira abanyarwanda bose mu kwezi kwa 7 muri 2007. Uwiteka Imana yampaye ubutumwa, hari ninjoro ndyamye ngiye kubona mbona turi mu isoko, turi abanyarwanda benshi cyane, buri wese yacuruzaga ibintu bye, buri wese ari imbere y'ibintu bye. Nanjye iryo soko nari ndimo gucuruza, umuntu wese yakoraga ibyo yishakiye, ndetse hari abantu benshi nabonaga, hari n'abacuruzaga itabi. Nuko tukiri aho ngaho twese, nagiye kubona mbona ikirere cyacu cy'u Rwanda cyose gihindutse amaraso menshi cyane, kandi ayo maraso yari ateye ubwoba. Buri muntu wese wayabonye yahise yikanga, arashiduka amera nk'ugiye kwiruka, ku buryo byari biteye ubwoba, buri wese abona ko bimuteye ubwoba. Nyuma ayo maraso avuyeho, ikirere cyasaga ubururu gisa neza, cyari cyeyutse ku buryo nta gihu na kimwe kiriho. Nuko mbona kuri icyo kirere harambuyeho umwenda wa gisirikare, urambuyeho ku buryo ikirere cyose cyari kizengurutswe n'uwo mwenda. Nta kirere ubona uwo mwenda wa gisirikare mushyashya. Uwo mwenda abantu bose bawubonye bahise bagira ubwoba bwinshi, barashiduka barikanga nk'abagiye kwiruka. Ariko kubera ko hari mwiyerekwa, nyine urabyumva, hashize akanya wa mwenda urazingwa uvaho. Umaze kuzingwa, cya kirere kirongera gisa neza, kibubururu bwiza. Ngiye kubona mbona mu kirere cy'Ikanombe nta misozi yari inkingirije, naraharebaga n'amaso,
mbona haturutse abaganga benshi, buri wese yari ashoreye akagare ke kabaga karimo imiti, ibinini, inshinge, amapamba, amaserumu, mbega imiti yose ikora kwa muganga, buri wese yabaga ashoreye ake. Nabonaga bari ku kirere cy'u Rwanda aho hejuru kuva i Kanombe kugera i Jari niho barenganaga, ku buryo buri wese yabaga ashoreye akagare ke n'imiti ariko nta kindi agamije gukora. Nabonaga ari uko bimeze. Nuko igihe ba bantu barangiye, Uwiteka arambwira ati, kamabera, biriya wabyitegereje wabibonye? Ndamubwira nti nabibonye. Arambwira ati, dore biriya byose ubonye ni ibitegereje Abanyarwanda. None tangira umbwirira Abanyarwanda, ubabwira uti, dore Abanyarwanda mwihugiyeho. Abanyarwanda murishakira siranse z'amazu, Abanyarwanda murishakira siranse z'amamodoka, Abanyarwanda mwishakira asiranse z'imitungo. Ariko mbwirira Abanyarwanda uti, nimushake asiranse y'ubugingo bwanyu muri Yesu. Kandi umbwirira Abanyarwanda uti, nta handi ubuhungiro buri keretse ku Uwiteka. Akimara kumbwira ayo magambo, umuntu twavuganaga sinongeye ubwo kumubona. Nahise nkanguka, numva ahantu narinda ariko uwo twavuganaga bintera ubwoba, mbanza guhangayika. Ndavuga nti, biriya bintu uko biteye ubwoba, natinyuka kubibwira Abanyarwanda, ahari ntibakeka ibindi bintu, wenda ko hari undi muntu tuba tubivugana. Byanteye ubwoba, ariko igihe cyarageze, Uwiteka agahora binyibutsa ati, nta wundi murimo naguhaye gukora, ibyo nageragezaga gukora byose byarangaga. Ubwo imirimo yanjye yari yaramaze guhagarikwa kubera ubutumwa Imana yambwiraga iti, ndashaka ko uzankorera, ariko sinibaza umurimo nzakorera Uwiteka. Ariko uwo munsi nibwo Imana yampaye uwo murimo, kuko nari imaze iminsi 2 ndi mu masengesho, ndimwo mbaza Imana nti, Imana ni kubera iki ntashobora kubona icyo gukora ngo mbeho? Kandi ibyo byose byabaga nukuri mfite abana, nta kintu cyo kubaha mfite. Ariko nkavuga ngo, Mana ni iki gituma abana banjye bicwa n'inzara kandi mfite amaboko? Ariko Uwiteka kansubiza akambwira ati, ndashaka kuzankorera, ntabwo nshaka iyo yindi mirimo yindi ushaka gukora, ndashaka kuzankorera umurimo wo kubwira Abanyarwanda ubutumwa. Ariko sinari nakamenya ubutumwa ubwo ari bwo. Ariko uwo munsi nibwo Imana yanyeretse icyo gukora, arambwira ati, bwira Abanyarwanda ubwo butumwa. Uyu munsi rero ni ukuri Abanyarwanda niba Imana yantumyeho, ntabwo yigize intuma ku banyamahanga bandi, ahubwo yarambwiye ngo ni Abanyarwanda, kuko ahari yabonaga ibyo ngibyo ari ibitegereje Abanyarwanda. Ariko kuko Uwiteka we abona ibintu mbere bitaraba, kugira ngo nibiba ni ukuri tuzamenye ko ari we wari wabiduhishuriye. Kandi Uwiteka icyo gihe abashaka ko twihana. Niyo mpamvu rero bene data mbasaba kugira ngo ubu butumwa mukimara kubwumva, nimushidikanye ko atari ubutumwa bwanyu, ahubwo ni Imana yabinyujije muri jye, kugira ngo Umunyarwanda uwo ari we wese amenye ko ubwo butumwa ari ubwe, ashaka siranse y'ubugingo bwe muri Yesu, kandi yishakira ubuhungiro ku Uwiteka. Kandi ntabwo ari amagambo gusa y'iki gihe, kuko no muri 88 Uwiteka Imana yarabinyeretse, anyereka abantu uburyo bagiye kuzapfa. Ariko ntabyo nari nzi, kubera ko nari ntarabona icyo ari cyo cyose muri iki gihugu giteye ubwoba. Nuko nari ndyamye nabwo, ngiye kubona mbona ishusho y'inuma iramanutse ingeraho, nyijya ku mugongo. Nuko ndamanuka ngera ahantu ku ruzi rwitwaga Mwogo, ahahoze ari ku Gikongoro. Mpageze, marayika arambwira ati, mwana w'umuntu, wabonye ibibera ku isi? Ubwo nahise ndeba muri ayo mazi, mbona huzuyemwo intumbi nyinshi mu mazi zuzuye. Nabonaga bisa nkaho ari mu kwa kane, kuko mu gishanga cyose hari huzuyemwo amazi. Nuko nkimara kubikubita amaso, ubwoba bwaranyishe, kuko byari biteye ubwoba cyane. Ubwo ndakanguka. Nkimara gukanguka, ubwoba bwakomeje kundya, naho nakangutse ngo wenda mbwire nk'umuntu turi kumwe nti ibyo mbona. Nkabona ibindi biraje, nkabona abasirikari benshi imbere yanjye ku misozi myinshi, baragose buri wese afite imbunda, yambaye gisirikare, ari benshi bateye ubwoba. Igihe najya kugira ngo mbwire uwo turyamanye nkaba ndabibuze, ndakangutse,
ubwa gatatu mbona indege zuzuye ikirere nyinshi cyane ziteye ubwoba, harimo n'abazungu narababonaga, ndetse umuzungu yakuyemo umutwe aradupepera, ariko nkagira ngo wenda ni inzozi zisanzwe. Nyuma yaho nabonye imisozi yose yubatseho utuzu twa burende ziriya babagamwe impunzi, buri muntu wese atetse ibiryo, atetse pate jaune, atetse ibyo ari byo byose bitekwa, kandi yicaye ntacyo akora imbere y'akazu ke. Niko nabibonaga icyo gihe, ndetse nanjye nabonaga ndimo, ariko igihe cyarageze byose birasohora. Bimwe Imana yanyerekaga mbona byose birasohoye. Ndumva abanyarwanda bazi ko ibyo bintu byose byabaye. Abasirikari bagose igihugu, hanyuma yaho indege zose zirirwaga zizenguruka ikirere, ndetse ku buryo aho narindi indege yanciye hejuru irimo umuzungu aradupepera, mpita mbona yuko ari Uwiteka wampishuriraga ibigomba kuba. Nayo mpamvu nkimara kumva ubu butumwa nahise nibwira nti ahari Uwiteka yanyeretse ibya mbere, niba ngibi hari icyo ashaka kunyereka. Niyo mpamvu bene data rero ubu butumwa ari ubw'umunyarwanda uwo ari we wese, ntabwo ari ubw'itorero runaka, nta nubwo ari ubwo umuntu wenda uvuga ngo n'uyu n'uyu, ahubwo n'ubw'umunyarwanda uwo ari we wese, kugira ngo ubutumwa bwe bwakire, ashaka siranse y'ubugingo bwe muri Yesu, kandi ashaka ubuhungiro ku Uwiteka, kuko yarambwiye ngo nta handi hari ubuhungiro keretse ku Uwiteka. Bene data, ni nayo mpamvu akimpa ubwo butumwa yahise ampa amagambo yo muri Luka ibice 10 umurongo wa mbere, arambwira ati dore abanyarwanda bihugiyeho, noneho genda ubambwirira uti dore mwihugiyeho. Kandi ayo magambo yo muri Luka ibice 10 aravuga ati dore ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nimwinginge nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi mu murima we. Nimugende mutitwaje ifeza n'izahabu, dore nimugende uko muri, kandi mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega. Nukuri nimugende, kandi aho muzagera bakabakira, ndetse muzarye kurya ibyo kurya babahaye. Ariko nibatabakira muzakunkumura umukungu wo mu birenge byanyu mwigendere. Ariko ndababwira ukuri yuko ku munsi w'amateka ab'i Sodomo n'i Gomora bazahamwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icy'uwo mudugudu. Ukomeje muri Luka ku murongo wa 38 kugeza 40 haravuga ngo Yesu yagendereye Marita na Mariya, nuko Marita atangira guhihibikana ashaka ibyo kuzimana, ngo ariko Mariya we yicara ku birenge bye yumva icyo avuga. Nuko aho bigeze Marita aravuga ati none se Yesu ntibikubabaje ko mwene mama atarimo kumfasha imirimo? Nuko Yesu aramubwira ati Marita, Marita, uriganyira wihugiraho muri byinshi, ariko ngombwa kimwe, kuko Mariya we yahisemo umugabane mwiza atazakwa. Nukuvuga rero ko natwe ibyo duhugiyemo bidahesha Imana icyubahiro, arashaka ko tubivamo, tugashaka siranse y'ubugingo muri Yesu, tukishinganisha, kandi tukabona ubuhungiro kuri we, kuko yambwiye ko nta handi ubuhungiro buri. Nta nubwo ari ibyo gusa, ikindi gihe nanone Uwiteka Imana yigeze antuma mu bayobozi bakuru b'igihugu. Ndumva hari abanyarwanda bamwe babizi yuko Uwiteka aho naho yarahankoresheje, njya kuri presidence antumyeho. Icyo gihe yantumaga kuri Bizimungu ku butegetsi bwe, kuko icyo gihe niwe wayoboraga igihugu. Amagambo yantumyeyo ndumva yarasohoye, ntabwo nabishidikanye ko Uwiteka ajya dutumaho kugira ngo twikebure cyangwa se tuve mu byo duhugiyemo bidahesha Imana icyubahiro. Ndumva ayo magambo ayazi, ndetse icyo gihe cyari igihe gikomeye kugira ngo ujyeyo, ariko kuko Uwiteka yari yabintegetse naragiye rwose, nta kibazo nagize, naratashye, kandi Uwiteka icyo yari agamije kuri we cyarasohoye. Ndumva rero hari byinshi bihamya yuko Uwiteka ari we Mana igidukoresha. Nanone mu magambo yo kubara ibice 12 ku murongo wa 6 yaravuze aho Imana ivuganira n'abantu. Hari abantu benshi bibaza bati ubundi Uwiteka avugana n'abantu gute? Ariko Uwiteka avuganira n'abantu mu nzozi, mwiyerekwa, aho niho ajya avuganira n'abana b'abantu. Kuko hari benshi bazumva ubuhamya
bakabujyaho impaka bakavuga bati ariko si Uwiteka ahurira he n'abo bantu kugira ngo bavugane. Ariko ndagira ngo mbabwire ko abafite icyo kibazo bazasoma aho ngaho mu Kubara 12 ku murongo wa 6 kugeza ku murongo w'8. Aho niho bazakura igisubizo, kuko Uwiteka ajya avugana n'abantu. Ntabwo Uwiteka akivuganira natwe mu buryo bwo kumubona, ariko avuganira natwe mu iyerekwa, avuganira natwe mu nzozi. Aho niho Uwiteka avuganira natwe. Ndumva rero waba afite ikibazo icyo ari cyo cyose, ni ukuri yajya asoma Bibiliya, kuko niho yabona igisubizo. Kuko abantu benshi baba bibaza uburyo abantu berekwa, ndetse bakabijyaho impaka, ndetse bakavuga bati Imana ivuganira he n'abantu, Imana ihurira he n'abantu. Ariko aho niho Imana ihurira n'abantu. Niyo mpamvu nshuti bene data rero mbingingira yuko mwashaka iya siranse y'ubugingo muri Yesu, tukareka kwihugiraho mu bidahesha Imana icyubahiro. Ahari waba uhugiye mu gushaka amazu n'amamodoka n'imitungo, ukibagirwa ko ubugingo bwawe nabwo bukeneye asiranse y'ubugingo. Ahari waba uhugiye mu bindi bidahesha Imana icyubahiro, ariko shaka ibihesha Imana icyubahiro kugira ngo ubone asiranse y'ubugingo muri Yesu. Ahari ntabwo asiranse y'inzu yakubera y'ubugingo, ahari ntabwo asiranse y'imodoka yakubera y'ubugingo. Ariko nshuti mwene data, ndakwinginga kugira ngo ushake iya siranse y'ubugingo muri Yesu, kugira ngo wibonere ubuhungiro ku Uwiteka, kuko yarambwiye ngo nta handi ubuhungiro buri keretse ku Uwiteka. Shuti rero mwene data, ushobora kuba uri mu rusengero, ushobora kuri mu itorero uvuga uti ubasiranse narayibonye nta kibazo. Ariko ndagira ngo nkubwire mwene data, aho mu itorero abajura babamo, aho mu itorero abasambanyi babamo, aho mu itorero abarozi babamo, abasinzi babamo. Ariko nshuti mwene data, asiranse ni muri Yesu gusa, kuko mu itorero ntabwo ryaguha asiranse y'ubugingo bwawe, n'ukuri imodoka ntiyaguha asiranse y'ubugingo bwawe, inzu ntiyaguha asiranse n'imitungo yawe. Ahubwo ndakwinginga nshuti mwene data, kugira ngo ukimara kumva ubutumwa bwawe Imana yagutumyeho, ndetse ukurure no ku buhamya wumve, kandi urebe ko hari icyo Imana ishaka kukubwira mu gihe nk'iki, kugira ngo witegure kandi uhore uri maso, kuko utazi umunsi n'igihe uzatungurirwaho. Na Yesu ubwe yaravuze ati ntawe uzi umunsi n'igihe nzazira. Ndetse nk'uko umuntu atamenya igihe umujura azira, niko Yesu azaza, kuko yaravuze ati zaza nk'umujura, muhore mwiteguye. Ariko Uwiteka Imana ubu arahamagara umunyarwanda kugira ngo nawe ahore ari maso kandi yiteguye kandi yitunganyije, kugira ngo atazatungurwa, kuko ndabizi ko tuzatungurwa. Ariko Uwiteka we ntaba ashaka ko hari ikidutungura, kuko yaravuze ngo ntacyo nzakora ntabanje guhishurira abagaragu banjye b'abahanuzi, kuko bihishwe n'iby'Uwiteka, ariko ibyahishuwe ni ibyacu. Nayo mpamvu Uwiteka ahamagarira abanyarwanda kugira ngo barusheho kwegera Uwiteka, kandi tumushake akiri bugufi, kuko hari igihe tuzashaka kumubona kandi we atakidushaka. Reka rero twihane, tuve mu byo duhugiyemo bidahesha Imana icyubahiro, maze tugarukire Uwiteka, nawe azatugarukira. Dusabe imbabazi, kuko aracyari ku ntebe y'imbabazi. Murakoze abanyarwanda, ni ukuri ndenginga kugira ngo Uwiteka abafashe kumva aya magambo n'iy'imbuzi aboherereje. Reka dusenga Imana, kandi Uwiteka abyumva ari mu ijuru, aduha asiranse y'ubugingo. Uwiteka Imana yacu, Imana ishobora byose kandi Imana ikiranuka, Imana yahozeho kandi izahoraho, Imana igira neza, ifite gukomera, ifite ubutware n'icyubahiro, Imana isumba byose. Ni ukuri ndi imbere yawe Uwiteka Imana, kubw'ubutumwa wampaye kugira ngo mbugeze ku banyarwanda. Data, dore ndi imbere yawe kugira ngo mbubwire abanyarwanda, kandi abanyarwanda Mana, reka amatwi yabo y'imitima n'ay'imibiri azibuke, kugira ngo yumve icyo uvuga, kandi amaso yabo yahumure kugira ngo barebe, kuko Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ikiranuka, hatazagira n'umwe wiregura avuga ati ntabwo Uwiteka yadutumyeho, ntabwo Uwiteka yatubwiye.
ngaho rero Uwiteka Nyiringabo ndakwinginze, waravuze ngo wabuze uwahagarara mu cyuho kugira ngo utarimbura igihugu, ariko Uwiteka dore mpagaze mu cyuho kubw'Abanyarwanda kugira ngo Uwiteka Imana imbabazi zawe zikomeze zitwikire. Kandi Imana ishobora byose ikiranuka, ndabizi yuko udashaka ko hari n'umwe urimbuka, ahubwo ushaka ko twese twihana. Urakoze rero, ngaho Abanyarwanda bari imbere yawe, utugenze uko ushaka, kandi uko ushaka n'uko ushima Mana biba ariko biba, uko niko nsenze nizeye mu izina rya Yesu.